Yesu nitandukanye n'ibyaha by'umuryango byose uyu mwanya nciye bugufi ndagira ngo wongere ugendere muri njye nanjye ngendere muri wowe mwami nzenguruka impande zose kandi icyaha cyose kindi mukinkuremo ndumva ashaka kuba mushyashya nongeye kwakira imigisha yawe nciye ukubiri n'ibyaha byose byamurikiraga nemeye kwakira inama zawe ninjiye mu banyamugisha watoranije ninjiye mu bantu bagomba kwakira ibikomoka mu ijuru dusome ijambo ry'Imana riboneka mu kuvayo 14 duhereye ku murongo wa 7. haravuga ngo namangirira imbabazi abantu ibihumbi n'ibihumbi mparira ibigabitanyo n'ibicumuro n'ibyaha ariko simperereza urubanza kutarugira mpora abana ibigabitanyo by'abase nkageza ku buzukuru no kurunganwe rwabo rugira 3 no kurugira 4. Murongo wa 8. Ako kanya Mose acara yunamye ku mutwe arasenga aravuga ati mwami namagire ubuntu imbere yawe none ndakwigize mwami nugendere hagati muri twebwe nahari hanga ritagonda izosi uharira ibigabitanyo byacu n'ibicumuro byacu wemere kuduhindura ishavu ryawe uhora haramwishura ati raba ndasezerana isezerano nzokorera ibitangaza imbere y'ihanga ryanyu ryose bitigeze gukorwa mu isi yose canke mu rindi hanga na rimwe abantu bose urimwo bazobona igikorwa zokora kuko zogukoresha ibiteye ubwoba uzuhore witondera ibyo nkugera uyu munsi raba zokwirukana abamori n'abanyakanani n'abaheti n'abaferizi n'abahiwi n'abayebusi babava imbere muze mwirinde nimuze musezerane isezerano n'abari muri ico gihugu mugiyemwo nibize bihave bibabera umutego hagati muri mwebwe ariko muze musangangura ibicaniro byabo mumenagura amabuye bashinze mutemagure inkingi bashingiye Ashera kuko mudakwiriye kugira iyindi mana musenga namba kuko jewe uhoraho izina ryanje ndi nyemfuhe ndi Imana ifuha nimuze mugire isezerano musezerana n'abari muri ico gihugu kugira ngo igihe bazohurumbira ibigirwamana byabo nk'ibimaka bakabiha ibimazi ntihaze hagire ubatumira ngo mujye ku kimazi ciwe. Akoze cyane ahandi bakomeza mugasoma nimuza kubona umwanya tuma turihuta cyane. Gusa icyo nzi cyo hari amagambo avuze buriya bwoko abahivi abayebusi ndumva nayo baganirije ubushize. Rero
ntabwo nshaka cyane kwinjira, shaka uyu munsi tuganira ku ijambo gusenya imivumo yari yo yose mu izina rya Yesu. Twaganiriye kuri karande ariko mushaka kutuba kwitwa umuvumo. Ndashaka kuyivugaho amagambo make cyane ko ndifuza gusengana namwe uyu munsi. Haleluya. Muremera ko dusengana se? Ndifuza ko tugira dusenya niba bikaba urwibutso rukomeye imbere Imana ishobora byose. Nuvuga ngo aya magambo turimo dusoma urebye neza ni cya gihe Mose yavaga ku musozi Sinayi akaza akamena amategeko yamabuye, Imana yongera kumuha andi mategeko. Ahangaha Imana iravuga ngo igumanira abantu imbabazi kugera ku buzukuru babo b'ibihe 1000, ibabarira guterwa n'ibicumuro by'ibyaha, ntitsindishiriza na hato abo gutsindwa, ihora abana gukiranirwa kwa base kugeza ku buzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi. Imana itugire neza cyane. Aha muri hangana nahuye na gripe nta kundi, iyo umuntu abaye umushyitsi nta buri icyo acyura mu rugo nta kundi akantu ugomba gucyura byanga byakunda. Reka Satani ni umurozi, rega n'umugo agomba guha ikimenyetso. Imana ishimwe n'agatambaro kagiye kuza nta kintu bitwaye. Twihuse cyane rero tugiye kureba ubundi imivumo ikomoka hehe. Nyaboneka nkunda abantu bafite amakaye Imana bambera umugisha. Nushaka nawe ujye wandika muri telefone ntacyo bintwaye ngiye. Mujye mwandika utuntu mutumenye kuko akenshi niho usanga bwongura utantasobanukirwa. Kandi uyu munsi ndashaka kwigisha nyine umwigisha nyine. Ugiye kuba pasitoro muri deontologie pastorale, ethique pastorale, utanyeganyega. Ubu nyine ngiye kuba pasiteri uhagaze gutya n'ibinkundira ariko ni ukuvuga ngo iyo turebye karande imivumo n'icyo ubundi ubwabyo. Ubundi imivumo ikomoka ku mico cyangwa imigenzo cyangwa ibyaha byakomotse ku bo twavutseho. Mwanyumvise se munteze amatwi? Ni imico itari myiza. Ikindi cya kabiri cyangwa ni imico ya kahise twabiganiraho k'ababyeyi twakomotseho uturutse mu kinyejana cya mbere ko twabibonye, ukagenda ukagera ku ngo bisaba imyaka igera kuri 400 kuko burya bibara imyaka 100. Icyo gihe rero ni uruhererekane rushingiye ku bintu by'abantu ba kera bakoze, kandi bamara kubikora badukorera neza ariko bikakurura wa muvumo cyane ko buri gihe turaza kubona kubikurikiyeho cyane nuko bikomoka ku ngaruka z'icyaha. Se mwanyumvise? Ku ngaruka z'iki? Wowe utakoze ariko byakozwe n'abandi. Noneho igiye kureba ni uruhererekane, hamwe uzasanga byavuye kuri uyu mwana bigera ku wundi bigera ku wundi bigera ku wundi, noneho ukazasanga birabafashe mwese ariko bikomotse ku ngaruka z'icyaha. Imana itugire neza cyane. Kabiri, ubundi ni ibyaha by'ababyeyi. Niyo mpamvu ndisaba mugabo uri hano, umugore uri hano, umusore uri hano, menya ko ibyaha ukora urimo wangiza abana b'ahazaza. Wewe n'ubundi ugiye gupfa nta n'igihe ushigaje wowe kundebye nabi. Abafite nk'iyi yanjye ngo murateganya imyaka yo kubaho hejuru ya 50. Mutanga ibitabo. Imana irababwiza ukuri guhari. Niba mu busore bwawe, niba uri umukobwa urimo kina n'ibyaha, ubwo uri mu ngaruka z'ibyaha by'iwanyu. Hariho n'ibyo watojwe n'abo mubana uko urimo ukora ibyo ngibyo. Hari aho nzakubwira ko burya umuvumo ufata n'imbuto zo mu nda zitaravuka. Benshi mwavukiye ku mivumo, ariko Imana ishimwe uyu munsi. Kugira ngo amene ariko uyu munsi
turabibomora buri tayari ko tubibomora niyo mpamvu ntashaka kuvuga ibintu byinshi ni utuntu duke ariko tubitse ibintu biremereye banza ubyumve umugabo uri gusambana umugabo uri gukora ibyaha umuntu uranga gukora ibyaha apolisi uri no mu nzu y'Imana buriya ufite imivumo iri dabo ni ukuvuga ngo n'ibyaha by'ababyeyi bigenda bikurikirana generation to generation cyangwa se generation kuri generation. Ikindi ni amakosa yakozwe mu rubyaro. Ikindi wamenya ubundi nkibarije ngo icyaha ni iki, niba ijambo ryo nzi icyaha. Iyo tugiye kureba mu bintu byoroshye ubundi babyita ko ibintu bya karande babyita ngo ni koniya igutambitse mu kigereki, bivuze ko ni uruhererekane rw'amakosa n'ibyaha n'imico n'imihango ipfuye bifata buri muntu wese, ariko bakozemo icyaha nicyo bita kugambanira amategeko yera y'Imana. Babita ngo ni divine, against divine law. Nubaho icyaha nyacyo sin ya God. Ni icyaha kigana muri Bibiliya bisobanura ngo ni ibintu ukora ariko birwanya amategeko y'Imana. Harya unywa inzoga kandi byanga udakunda urakora icyaha, harya usambana urimo urakora icyaha, harya utukana urimo urakora icyaha, harya uroga urimo urakora icyaha, harya ugambana urimo urakora icyaha. Kandi iyo ugikora ni nako hazamo ubugambanyi bwo kutita ku mategeko y'Imana. Mwankuriki hariya ngubu hano yenda twe mu Rwanda inkuru tuba tuyifite two turayibona, niho tuba turimo turabona ibintu muri iyi minsi. Jenoside imaze imyaka 28 ibaye, ariko turimo turabona ibintu ukavuga bya bintu nabibonye. Umuntu agenda kuri etaje akajya hejuru akimanura akiyahura ngo nuko umukobwa yamubenze, ariko wakurikira ugasanga se yakoze jenoside na nyina yari inka z'abandi ugasanga ni ikintu atarafite. Nahoze ndeba amakuru wo ku Kibuye yishe umwana we w'umukobwa n'umugore ngo nuko umugore yabyaye umukobwa, kandi mwese muzi ko igitsina gitangwa n'umugabo. Ariko urumva kuba yishe ni ya maraso, kuko biri tubwira ngo mu migani ngira ngo 20 ntabwo hasomye ariko ndahazi havuga ngo umuntu uriho amaraso y'uwo yishe azahora azerera. Mwanyumvise? So ngo amategeko uyabangamiye, kandi bigasobanura ko ayo mategeko ashobora kuba ari individual cyangwa ari umuntu ku giti cye wayikoreye wenyine, ariko kubikora umusore utaraza mu mugore ni nakuri muvuma imbuto zo mu nda yawe. Ukuri mukora ibyaha n'umukobwa ni nakuri muvuma imbuto zo mu nda yawe. Wa mwana ntabwo azavukira mu mugisha nubwo uzamuzana imbere. Umuntu yabanje kubanza gusengera wowe. Reka tuganire, umuntu ufite ubwandu bwa sida ntimuzi ko yagiye kubyara hari umutima mbere yo kubyara, kuki abanza kuprotecting, abanza gufata nyina bakabona gutegura ibya mwana. Rero ni ibintu by'uruhererekane by'amakosa yinjiramo akagenda yinjirana, ariko Imana ishimwe dufite Yesu Kristo. Haleluya! Uko byamera kose Yesu arahari. Haleluya! Uko byamera kose turagomba tubisenge mu izina rya Yesu. Amen. Nifuje ko abantu tumva cyane nicyo bitani genetic cyangwa Ifaransa we bakize nasimbutse, ariko genetic ubonyere kubisobanura ubundi bahita ngo ni genetic ni ukuntu babisobanura. Noneho uko bari bagenda bavuka bahererekanya, noneho hakaboza transmission gutransfera. Sinzi mu Kirundi uko bivuga, ariko iwacu n'umubyeyi agiye kuvuma akubwira ijambo ngo uzabyare wibanze. Mwivuga gute? Umubyeyi waramunaniye wajya kubyara ati mwana urananiye, nujya kubyara uzihereho. Nuvuga ngo ukuteye uko umwana uzabyara asameze nkawe, ubwo nawe ukabura n'imiti ugashaka umwana kamera nk'uko wari umeze. Nandi kwa mwishiko wanjye umwana agatemba kubagana, ariko nari ko wajya gukubagana ngo sinari mbizi.
uramukubita ikiko cyo kuvugana kurusha uyu nguyu ubwo aho twica urumva ni uruhererekane ukuntu nawe wajya kubyara ushaka umuhungu wanjye n'ukuntu mwanani uzabyare wibanze kera ukoze uratransfeye hari abaduhereje ababyeyi baraduhereza ba masenge baraduhereza ba data bacu baraduhereza ba mama wacu baraduhereza urumva ni ibintu bikomeye natwe turategeye duhereje abacu abo byananiye bagiye kuraguza abacinda sago hari mwivu bibitseho hari amagambo babavuzeho hari ibitambo bagiye batamba kugira ngo bagutange hari abo bamurikiye abarozi dayimoni ku mugaragaro uyu munsi ugabusenga ariko baragutanze kuzimu kera nzi neza ko hari umuntu urimo gukurikira kuri iyi kamera ahantu ari mu gihugu simavuga umugabo yashwanye nawe umugabo ashaka amafaranga arangije atangaho umwana w'igitambo w'umukobwa umudamu arahamagara ati bigire gute ndamubwira ibintu biroroshye ati hari abandi bandiriye amafaranga ntabwo yakinnye ntabwo njye amafaranga ahubwo ikibazo mbwira amateka y'iwanyu usanga ntayafite ndamubwira mwihorere ngiye mumpereze mwebwe fata telefone ndamuvugisha amakuru meza namuvugisha ngo baravugira hejuru nk'iyi mikorofone kuko hari ibintu afite ariko nditonda bitambwira madamu ni madamu banza we wihane umwana tumusengere wari uzi neza ko ibyose yagambiye byahise bihagarara burundu mu izina rya Yesu tumukura ikuzimu tumukuraho bari bamujyanye twe ntabwo dukoresha amafaranga twe ntabwo dukoresha ibindi bintu ntabwo dukoresha amazi n'amavuta dukoresha la parole de Dieu hallelujah the word of God is powerful to demolish and to destroy hapale mosai neno la Mungu lina nguvu za kubomoa na kutoa kila aina yote ya kasi mwavuze kwa amina hallelujah do you believe it yes hallelujah tola masai ni bora hari kumana we muzankumbura bigushuka ngo na amafaranga wapi the blood of Jesus still has a powerful to change, to remove, destroy, and everything. Yo, down, yeah. Yes. Oh, down.
ikirahure c'ibiyeri. Ekiriye ukabona umwana umuhaye imbombo arayanze arashaka gutwara amafaranga ari mu ikofi. Kimenya ko nawe papa we nawe ukunda amafaranga uri bandi cyane na mama we afite utuntu yishaka ku ruhande. So no kuvuga ngo iyo genetike cyangwa se kuvuga ko abantu baherekanya, ariko tugiye kureba icyambere kigaragaza neza cyane. Ndimo ndihuta kuko ndihuta cyane. Akenshi iyo mivumo ibishingiye mu kwiba, gasanga basokuruza bacu kera bari abajura. Bundi nujya ubona no gutanga icyacumi byarakunaniye, kora n'amaturo ikigira cumi cyarakunaniye kandi ukora. Kimenya ko ufite karande y'ububani wakuye hirya iyo yampaye nkadaraho nibereye ahangaha ukuri na ni karande niyo ni karande mbi. Kuko icya kabiri habaho umuntu yiba cyangwa yibwa, habaho kwica no kwicwa cyane, kubona umuryango wanyu wose wicwa n'impanuka accident. Mwamuriki kumva wishwe na moto, wishwe n'imodoka, undagwa mu mazi, udaribwa n'ingona, ugasanga buri gihe ubuzima n'impanuka zihoraho. Ikindi hariho gusenyuka kw'imiryango, ukabona abantu murabana muvutse muri kumwe ariko ntushobora no gutelefona undi, ugasanga imiryango yanyu icanamo nta nubwo bashobora kuzura. Ubwo uza bene abo bantu ufite imivumo na karande bahura habaye ibyago gusa. Baje gushyingura ninde wapfuye, bakambara bya birinete, bagasokoza, bagakenyera, bakujyana Nyabaranda hirya yo aho gato cyane, bagahita basoreza ibintu aho ngaho. Ntabwo bashobora kwicara ngo bashyire hamwe bafashe umuntu wabo ushonje cyangwa ubabaye, ahubwo bumva babiguha wabakoreye kandi muvukana. Kandi Imana yabwiye Abisirayeli ngo ntimuzagire mwene wanyu imbata. Ikindi kigaragaza ko iyo karande ibe hari kenshi na kenshi ku bantu bazifite, habamo gutandukana kw'abashakanye. Ariko niyo batandukanye, twe nk'abakristo ntabwo tujya mu nkiko ngo tuburane, ahubwo batandukanira mu nzu. Umugabo akagira igitanda cye n'umugore akagira iki, muraho ye nkabikora gutyo mwicaye ngaho ibaze mugabo uraye ukwawe, umugore araye ukwawe ukwe, mu nzu hari y'abana. Abantu baraye ukubiri basengana burya buraro, abadayimoni barara bagendagenda, imivumo ihamagarana. Ikindi cyerekana ko iyo karande ihari ni uburyo abantu batashobora kumvikana, yaba ari umugabo, yaba ari umugore, yaba ari abana. Ugasanga abantu umwe yifuza kurya ari undi avuye ku meza. Ngiye kubaha urugero rwerekana ko, ingero nk'eshatu tugiye kuberekana noneho zerekana ko haba hariho umuvumo umuryango ukurikirana. Icya mbere, funga ku kazi ki, ushaka gushyiramo akajwi kababaye, shyiramo akajwi kababaye. Urakazi bacura, shyiramo akajwi gatuma umuntu yumva agize umujinya mu mwuka. Ni akahe? Ngiye kwivuga ikibazo cy'icyo ngo gutyo ugomba kumva ko yabaje mu mitima yawe. Shyiramo n'ikibazo icyo kwira no kimuvane, kandi uko njya mvuga uyigenda gacyo ucunge hano. Ikintu cya mbere ni iki, niba mu buzima bwawe n'ubw'abawe wisanga mu buzima busa neza n'ubw'iwanyu babayemo bw'umubabaro, menya ko uriho umuvumo. Cyane mu buzima bwawe bwose ubaho, niba wisanga mu mibabaro ijya gusa n'iya mama wawe n'iya papa wawe na bene wanyu, automatically uriho umuvumo ariko Kristo musaba gukuraho. Niba so yarapfuye
wapfiriye mu nzu y'inkodesha nawe ukaba ugiye kungana nanjye ugikodesha uriho akaporobuleme ntimundebe nawe niba nyoko yarakubwiraga ati mwana wanjye niko zubakwa so yambereye akaga mu rugo nawe uyu munsi ukaba uri umugore ukabona ibyo nyoko yakubwiye mama yakubwiye bisa n'ibiri iwawe mu rugo kiracyashyikire mbere waraguwe ariko Imana ishimwe dufite Kristo ndavuze ngo mugabo niba uri hano iso yakubwira ati mwana wanjye ati isi yusu umugore ni inkuba yo mu gicu yarananiye nawe uyu munsi ukaba warizaniye inkuba noneho yo ikubita ku mugaragaro menya ko karande zikora ariko today uyu mugoroba ku munsi wa kabiri w'iki w'amasengesho ku munsi ubwo n'umunsi wa 10 na kangahe haryo amagoma 20 twaje twe twavuga kugega ndi masengesho kandi nzakomereza niyo hakurya ya note kudashyize gusa kino gihuma mve ko cyabahumbiye bahindukire ndakurahisha kuri mubyeyi niba wicaye warabyaye abana ukabona umwana wawe wabyaye arakora twatunyanga wakora muri segonderi menya ngo kakurangiriyeho kuko abana bakino gihe yandika message agahita yisiba agasigarana ya dati nuvuga ngo ikintu cya mbere niba ubuzima ubayemo ubona busa neza n'imibabaro y'iwanyu uragowe kabiri icyo bita working too hard niba ikintu cyose kigera hari uko ugiye gusara hari igihe umuntu akora akanasinziriye akagira amajoro akora ari ugasanga ikintu cyose ukibona warushye ugiye kumeneka umutwe menya ngo ntibikoroheye turekera aho ngaho funga urayinoki ndi kudirije ninjya uri zivana urekera nazivanye turimo turajyana bibi yaravuze ngo barara bakora bataryamye bukarinda bucya badasinziriye ngo nyamara ibyo babona bingana n'igihe abakunzi bayo bagisinziriye nuvuga ngo urarushye ibyo ukora urarushye kurambagiza wararushye kubyara wararushye biraruha ibintu byose ugasanga ni hada n'ibintu bisako ubyigana ukabyigana menya ngo hari kasoro cya gatatu ni igihe ubona ababyeyi batigeze bumva ibyifuzo byawe nabo kabwira ngo nziga ubuganga ngo njya kuba umumekanisiye abantu batumva ibyifuzo by'abana kandi nawe uyu munsi ntabwo wumva iby'abana bakubwiye urashaka kubajyana mu byo ushaka ariko hari ibindi byiza bakagiyemo ikindi cyerekana ko uwo mufumo wamaze kugira imbaraga ntabwo abantu bigisha abana babo ibintu by'ubwenge n'ubuhanga nawe ntubikora ushaka kuvuga ikintu gikomeye ibintu by'ubuhanga kubera ko wiyiziho icyaha ntubahana ko bahindukira muri icyo cyaha ni agatekerezo ntabwo nzi ko ari muri fatika ngo umwana yabwiye ko batubwiye ngo yajyaga ajya mu rusengero ngo nyina na se bagakundanira mu rusengero bagera hanze mu rugo bagatongana none umwana arabwira ngo ariko papa ngo Yesu yazaje muri mu rusengero kariho mbona muzajya mu ijuru urumva nta buhanga babonye nta kindi kintu bigeze babona kandi nta buryo byagenze gutyo niwibonaho cyacu kiremereye
ntabishaka. Niba ibyo ukoze byanga ukwiganya akabikora bigakunda, menya kuri icyo kibazo. Hari abantu babaho bagira abandi inama zikemera biganatungana, ariko ibyo ntibikunda. Ntabwo ndi butinde kubera ko ni ibintu birebire. Bundi bamita muri ibiroti ni ibintu byegeranya bikindukisha. Ni byinshi navuga inzozi, navuga umuhangariko, navuga ibihombo bitunguranye, ni byinshi nakavuze, ariko twirebere kuntu mbere yuko tuvuga ukuntu ivaho, reka twivugira ibindi bimenyetso simusiga. Ariko umenye neza ngo dufite Kristo kandi kubikuraho. Ibimenyetso simusiga by'umuvumo habamo n'indwara z'uruhererekane. Ugasanga umuryango urasafaringa cyangwa babajwe n'indwara imwe. Rimwe na rimwe turabonamo diyabete, turabonamo high blood pressure cyangwa se hypertension. Turaza gusangamo n'ibibazo bijyanye n'imitekerereze. Ugasanga umuntu agiye kumara imyaka 5 ataravuga, kandi ugasanga ndiwe atavuga nawe. Ikindi habamo n'ibisizwe mu gita mwe gicuri sizwe mu gita nawe ishuri. Kira kigusha umuntu hasi ye na za paralize. Turimo turagendana ari amasinozite, indwara z'uruhererekane. Ari mpamvu n'abaganga babisobanuye izi ndwara za diabete cyangwa ni type 1, iryo niyo mu muryango, bakaba na type D iterwa n'amastress n'ibindi bintu byakunjeho. Sobango ayo byose ni ibintu kwerekana n'uburyo abantu usanga abantu nubwo avuga ko yuzuye kandi navuga ibintu simbagurika, ugasanga ibyo avuga bifite ukuntu meme no kubegera niba hari nawe amenye nabyo ni gahunda burya aho niho umuryango wayo wameze nka Mose nawe ko na Mose nawe yarameze burya. Ariko nabandi basobanura ko na sebundi ibisekuruza wabo nawe yarabegera no bagira kumujinya. Wa muntu uvuga ijambo kabyumva ryatinze. Noneho iyo mubabazwa n'izo ndwara zimwe zihoraho, izo ugasanga n'uruhererekane, menya ngo kera uri muri ubwo buryo Imana ikugiriye neza. Ikindi ukwiye kumenya ni ukubona ko iwacu mu muryango ugize ngo arazamutse yisanga yasubiye hasi. Ugize ngo aguze imodoka imusaziraho nk'amabati yo ku nzu. Ashobora gushyira imodoka ku isoko ntihagire uyigura. Yashira isaha ugasanga ibintu byose bigenda bihagarara. Reka rero twirebera amagambo twasomye uko Imana dusomeye. Yavuze ngo mpora abana gukererwa kwabaza. Mwibuke neza ko Bibiri yavuze ngo sinshobora guhana utariho urubanza, ariko mpora abana gukiranirwa kwa base kugera ku buzukuru no kugera ku buvivi. 4e generation. Kandi yabwiye ngo kiriya gihugu mugiye kujyamo ntangira kubabwira n'abaganje ndabyibuka cy'abahevi n'abayebusi n'abandi bose n'abakomoka kuri Kanani. Imana yabwira ngo ubwo mwimukiye muri bene wanyu bavumwe, ntimuzagirane isezerano, ntimuzasangire, ntimuzanavugane, ntimuzanashingirane. Aha rero twumvise twebwe cy'ubusobanuro ruvuga ngo Imana yanje kubaha umurongo, iravuga ngo nimubigenderamo. Byari bikomotse aba bantu nzabakorera ibintu bazabibona, nzabahana kandi nzabikurikiraho. Ariko Imana ivuga ijambo rikomeye ngo ukiranuka ntacyo nzamutwara. Imana nishimwe cyane. Jya gusoza mwibuka neza umugabo umwe nawe akora ikosa yishakiraga n'uburenganzira bwe witwa Yosuwa, ngo amaze gutera Yeriko aravuga ngo uzubaka ifatiro kuri Yeriko azapfusha umwana w'umuhungu, uzakinga amarembo azapfusha umwana w'umuhererezi. Umugabo yarahagurutse arayubatse, arikiyubaka uwo mwanya apfusha, kandi harashize imyaka myinshi cyane irenga 100
kuko abacamanza bayoboye imyaka 385 bayobora Isiraheli bakurikiraga nde uwitwa Yosuwa yarigendeye. Rero mu gihe gitabo cy'abami ni uwo mugabo yubatse ashizeho imfatiro, aravuga atari kabandi ko bafashe ariko bakayisuzugura reka ngwere, agishyiraho urufatiro apfusha umuhungu w'imfura, akinza amarembo apfusha umuhungu w'ubuheta wo guhereza. Amazi y'Iyeriko yararuraga mu buryo bukomeye, ndetse amazi yanyoye nayo ntibashe kumera neza. Baza gusanga umuhanuzi witwa Elisa, baramubwira ati ariko nubwo ureba uyu mudugudu ukareba nuko tumeze ariko amazi yaho ni mabi. Arababwira ngo nimushakire umunyu. Imana nishoboza, ariko aramushumba Pastor Dr. Barabizi cyane, hari icyo umunyu usobanura ubundi muri Bibiliya, ngo amunzanire umunyu n'imperezo n'ikibindi gishyashya ngo bamwereke aho isoko iherereye. Aragenda amenamo wa munyu, aravuga ngo ntazongera kurukundi. Gusenya karande no gusenya imivumo ni ukujya ku isoko. Haleluya. Agiye kudufasha umuyobozi twejere ku isoko no kuri. Abanga amazi ntazongere kurura iteka ryose. Nabwiye ukuntu umudamu umwe yihemukira yibigirwamana bya arabyiba isaje kubasaka nirasheri. Warwariye abantu barya n'Imana. Undi avuga ati yakuba ati nta bigirwamana natwaye reba hose, ngo umukobwa witwa Rasheli arakicarira Isa agiye gusaka ati ntunkoreho ndi mu mihango. Mwibuke ko yasamye agahita. Ni ukuvuga ngo ikintu cyagaragara cyangwa cyongera imivumo cyangwa kizamura imivumo cyangwa se kizamura karande ni icyaha ubwawe kimotiva. Ariko utagende mu byaha by'umuryango wawe, ntugendere mu byaha bya basokuru, ukagenda mu mbaraga z'umusaraba, ukagenda mu mbaraga z'amasezerano, ya mivumo ntabwo ifata mu izina rya Yesu. Haleluya. Kugira ngo tubisenye, minota irarangiye agiye guhaguruka kwa kubasezera. Mbere na mbere muri wowe itandukanye n'ibyaha byo mu muryango, itandukanye n'icyaha mu murimo w'Imana. Iyo nyota niba ari urunyota ni gusa twifite inyota twebwe mwe n'icyaha inyota namwe n'inyota ukumva si inyota ya kinju, si inyota y'amazi ari hano, ukumva ufite urunyota rumeze nko ariko ngira nzoga yadutse burya isafite. Ubundi ni gute umenya inzoga yadutse? Wamenya undi murongo mushyashya muri Bibiliya. Niba ufite urunyota muri wowe, wabona abantu b'amakaritsiye ukumva ariko shaka cyane n'umurakoresha umuntu naragasoma urimo uragasoma urege wagasoma. Niba ugurira abantu inzoga uracyari muri karande ntabwo urahira, agenda yabwiza ku mugaragaro. Ntabwo izi twabonye kase zose n'izi karande twabonye n'ibindi bimenyetso ntabazaniye ahangaha, kuko umwanya ntabwo ubahari, umwanya ni muto kandi bazaba baganze umushumba barabizi. Ni ukuvuga ngo Pastor arabizi ikintu kiba kiriho n'iki. Iyo buri gihe yavuze ngo mpora abana gukiranirwa kwa basi, ariko Imana igerekamo irindi jambo ivuga ngo sinzigera nsindishiriza cyangwa sinzahana utari urubanza. Mwanya mwese bakozi b'Imana, hari isomo baduhaye mwaka wa kabiri turi kurangiza masters, batwereka umupasiteri muri Amerika, abakomoka ku bana b'abapasiteri. Dusanga mu binyejana byabo havuyemo amabanda 2 yonyine, mu bantu barenga 700. Noneho sekuru wari umujura we dusanga bose babaye abajura, hakijwe umuntu umwe. Urumva ni uruhererekane no kudakosora. Imana ngo sinzigera mbahora ibyo. Reka mbabwire ikintu gikomeye. Yesaya yaravuze ngo mukono tugina. Haleluya. Tugire gute? Ni kuwiteka vuga. Naho ibyaha byawe tukura David rumwe. No kuvuga ngo imivumo pendele mora. Iyasona soani naho komoka n'ibyo bakoze ntabwo bigira impact kuri wowe igihe cyose wamaze kwihuza n'amaraso ya Kristo. Haleluya. Nyine biraza bigapendinga hejuru yawe. Vango pending
Haleluya. 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 Iyo turi muri Kristo ndani sio pembeni, usiende kulia, usiende kushoto, usiende nyuma, ndani. Ntabwo muri kumfasha ndababaye kandi ngiye gutaha. Muri Kristo pana pembeni, muri Kristo ndani. Ngiyo turi muri Kristo Yesu tuba turi ibyaremwe ibyakera bigize gute. Abantu iyo turi muri Kristo Yesu ntabwo ari ku ruhande, si muri korali, si mu ni muri Kristo imbere. Kristo ukamubamo, ugasangira na Kristo, ukarana na Kristo, ukagendana na Kristo, ukaganira na Kristo, ukaririmbira Kristo, ukaganira nawe. Imivumo iragenda igapendinga hejuru, ukaza bisiga yaragutegereje igaheba hejuru yawe. Hari umuvumo ukuriho, ariko nuba muri Kristo ndani pasora maine lele kotando fire wayasora mibabaro nayivuye mu twaje muri Kristo Yesu. Shiramo akantu keza no gatuma Kristo araharizo tutuntu twandika ntuzajya ngo ndakubeshya ibi ngibi. Ushobora no kuya amafaranga muri banki wajya kuyorotura ugasanga connection yabuze kandi araya. Iyo kugira ngo ibi bintu tuganire bitazagira impact ku buzima bwawe, hakiri ikintu bisaba ni ukuba muri Kristo ndani. Kugira ngo ndani musubiremo ngo ndani kuba imbere muri Kristo. Ijambo ryabwiye muri Yohana Yesu Kristo ngo nuko amagambo yanjye naba muri mwe namwe mukaba muri njye, munsabe icyo mushaka cyose nanjye nzakibaha. Mwavuze ngo amen. Ntabwo icyambere amagambo y'Imana ari muri njye, nanjye ndi muri Kristo. Already Satani arimo kwa data ntabwo bazi, dore ko yatumaga kubi. Hari ibintu by'abana benshi aho kugira ngo bari gushakajya batuka buri munsi. Dayimoni aragenda agapendinga handa hejuru n'imivumo yiwe, imivumo yiwe ni nka akategereza ko ariko yategereza akambura agasanga morning ndi muri Kristo. Navuze ngo amina. Agacunga ngiye mu kazi batangira kuntuka kugira ngo arebe ko ndakara, agasanga ndi muri Kristo. Eleno sayamene. Haleluya. Najya mu rugo nasanga umukozi nta bintu yakoze, aho kugira ngo ndakare ntongane, Satani gahita amanura agasanga ndi mu mwuka. Haleluya. Ngo amagambo yanjye naba muri mwe namwe mukaba muri njye. Haleluya. Ni ibintu bibiri, ijambo rikubemo ube muri Kristo, imivumo nta kizagutwara. Narababwiye ngo iwacu Kigali bagita no stress, kuko njye nta stress njya ngira ubundi. Iyo ntutse mba no kundirimbira, iyo mvuze nabi mba no kunyamamaza, iyo mbeshyeye sinisobanura. Umuhaye ibiryo bibishye ndarya, umuhaye ibikonje ndarya, umbwiye ko nta bihari mafu, umbwiye gukunda iki byose ntacyo bimuhaye, baranyumva. Njyewe sinjya nikompurika mu buzima, kukubwira ko ntawe akumbusha amafaranga ntayo mfite, kukubwira ko ntayo mfite birangora. Ndakubwira ngo bambwiye ko wambura sinyaguhaye, basha gukarakara, kuko njye ntabwo nzahindukira imbere y'ibintu by'abantu babazana aho ngaho. Ndakubwira ngo ndayafite ariko nyafitiye gahunda, ariko warubwira se wangurije
oya nukuri nta mahera mfise kandi bayakwiba ngo yomboke. Wewe bwira umuntu ngo ndayafite ariko nyafite iyindi gahunda. Kubwiza umuntu kuri gutwara ngo umugabo nyine nta mahera afise urabyumva nyene kuri kandi bagira akabara atakaye bakayabona. Bwiza umuntu kuri Bibiliya yarambwiye ngo ukuri niko kuzatubatura. Navuze ngo amina. Nukuri kuzakubatura nta kindi. So bambo mbere yuko agiye kugusengera menya ngo amagambo y'Imana nabe muri bo. Somera yo ubutumwa bwa Yesu Kristo cyo bitanga muri Yohana. Dusenga Imana, dusenga Imana. Tugiye gusoza. Nimwaguma muri jewe. Nimuguma muri jewe. Amajambo yanje akaguma muri mwe. Amagambo yanje akaguma muri mwe. Musabe ico mugomba cyose kizobabera. Musabe ico mwifuza cyose kizobabera kuno. Kizobabera kuno. Amen. Kizabera uryo. Twihute. Twagiye. Komeza. Murongo 8 muri ivyo data arashimagizwa. Nimwama cyane kandi mukaba bigishwa banje. Amen. Bahere ku murongo wa 7. Yego. Yara kuwa mbere ntacyo bitwaye. Jewe ndumuzabibu w'ukuri. Ninjye muzabibu w'ukuri. Kandi data ni nyenewo. Kandi Imana data ni nyirawo. Ishami ryose ryo kuri jewe ritama. Ishami ryose ryo kuri nge ritera. Arikuraho. Kandi ryamba ryose ararituturira. Kandi ryera ryose araryangizaho amahage. Ngo rirushirize kwama. Rirushizeho kwera. N'ubu mwebwe mumaze kwezwa kubw'ijambo nababwiye. Mwamaze guhindurwa n'ijambo nababwiye. Nimugume muri jewe. Nimugume muri nge. Nanje ngume muri mwebwe. Rekera gatoya ngo tugume he? Muri Yesu. Yesu nabagire gutesa. Urumva twe turi muri Yesu ndani na Yesu ari ndani muri twebwe. Muri Yesu ugenda ahubwo ni Yesu ugendera muri. Haleluya. Amen. Ahandi tugiye gusengera amagambo yanjye naguma muri rwango Yesu tumurimo. Bigenda bitego tumurimo. Burya bigeze imbere y'abagome n'abarozi n'abagambanira baguhiga n'abagutesha umutwe ntabwo ari wowe uri mugenda ahubwo ni wowe ugendera muri Kristo. Mwavuze ngo amina. Amen. Bakavuga ngo arahaca saa yine ukahaca saa moya. Urahaca saa munani ukahaca nyuma yaho. Baradutega ntibatubona, baraduhiga ntibatureba, baratugeraho, bohereza uburozi bukanyura hejuru, bohereza amahembe agaca ku ruhande kuko turi muri Kristo Yesu. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Arabi windi forma leke sai. Nukuvuga ngo lemandora biwa. Haleluya. Kumugabo nashoje mu mugabo yabwiye Yesu ati Yesu tugenda. Ati kwemera ko ndi kumwe nawe nuko mbona igicucu ruhande bitango kivure. Igituro. Mubona iruhande. None bagenda bari kumwe umugabo agera mu ishyamba ashaka cya gicucu atagituta arakibura. Agenda afite ubujinyara ngo Yesu yantereranye ageze rya ishyamba abona cyaje gitutu abona kiragarutse. Ati Yesu wari bagiye samwe mu burya ntabwo ntibari kumbona kuko nagufashe gushyira muri nge wari ugiye guca hagati y'intare n'ibisimba ntabwo wari kumbona ko ari naguhishe. Ubu ngiye ahagaragara. Hajya wumva ko Imana idahari burya ibihari ukabyara. Haleluya, haleluya. Bango nimuguma muri nge bango twe tuba muri Kristo ndani na Kristo yongera muri twebwe. Nukuvuga ngo twe tuba muri Kristo rya
burya imbaraga zo gusenga si uko uhunga abarozi n'abagome, ahubwo no gukurira imbere yabo, ukabyarira imbere yabo, ukabona akazi imbere yabo, imbere yabo, ukabyarira imbere yabo, ukagira amafaranga imbere yabo, ukuzukuruza imbere yabo. Haleluya, haleluya. Uzamukira imbere yabo, ukubakirwa imbere yabo, bikuriye amusayama yabazamuye. Haleluya, kongera gusanga. Ntabwo duhunga abagome n'abarozi, ahubwo dukora ubukwe bareba, tugasaba bareba, tukabyara bareba, tugasubirayo bareba, bakajya ku ishuri bareba, ukazashingira bareba, kandi ubona imva yabo ntabwo babona iyawe. Imbaraga zitubeshaho beko masaya. Watakatifu wangu umeinuliwa, amarangamutima y'ijuru amanutse ntabwo ari ayanjye. Ni ukuri Imana ihagaze kandi bagira impuhwe zikomeye. Amen.
musanzwe muri abanyamugisha. Reka nkubwire ikintu gikomeye. Icyamba ukamenya aho ugeze uyu munsi imbere y'Imana yawe. Tugiye kwinjira mu isaha y'umugisha, minota y'umugisha. Tugiye kwinjira mu minota y'umugisha. Tugiye kwinjira mu minota y'umugisha. Baraza gusenga mubona abantu ba Sinomi ntabwo agera bikoze gutyo nyaboneka. Sinjya kubagana gutyo kwezi. Tugiye kwinjira mu ndabakunda nzabakumbura ariko nzabakumbura kandi nzahora mbakumbura ariko icyo nshaka kubisobanura ni ikintu kimwe. Mbere y'uko umubyeyi wacu adusengera kuko namusabye ko uyu munsi dufatanya, ndashaka kubasengera pe dufatanyije ariko ndi munsi y'ikiganza ko niwe munyamavuta Imana yashyizeho yego n'amavuta yiwe. Ariko mbere y'uko dusenga ndasaba umuntu wumvise aya magambo akiyumvaho icyaha n'igisa nacyo, tubanze tumushyire muri Kristo ndani. Usi wowe pe urusi urukiko nta mwavuta uhari n'umushinjacyaha, ahubwo inyuma ni wowe uzi ibintu by'umutima. Biriya tubwiye ngo nuko amagambo yanjye yavuze ngo mube muri njye nanjye mbe hehe. Haravuze ngo ntacyo mubasha gukora mutavuye. Nagira ngo ndabasengera mu mvugo iciriritse no mu kanya mubyeyi nigira imbere no twinjire muri gahunda y'umugisha. Tubashaka ko tubomora ibintu byinshi gusa, ariko uburenganzira bwo kubomora ibintu byawe tubuhabwa nawe. Ko Kristo numara kumwemvayitinga ukamushyira muri we imbere, warangiza ukaba muri we, twe biratworohera. Hababeshye ndashaka kuza ubuhamya n'intahe zikomoka hano zivuga ngo cyaje umukozi w'Imana turi kumwe, Kanaka yarabyaye ataragira urubyaro, Kanaka yabonye akazi yarabitse diplome. Ndashaka amashimwe aremereye azakomoka mu masezerano y'icyumweru n'aya ngaya batubwira ngo wa mwana wanjye burya yagiye hanze byarakunze. Ndashaka bino bintu uko bikorwa, ariko kugira ngo tubikwinjizemo ni wowe ufite urufunguzo. So urahari, ndifuza ko uhaguruka ku maguru yawe tugusengera. Mwirwe muzi imbere, urahaguruka aho uri uvuga uti nitandukanje n'ibi byaha n'ibi njye nimara kugusengera. Mwirwe muzi imbere mu byihore, muhagurukiraho muri amasaha yatugora. Nditanze Lord,
ikiganiro cya 34 mu bintu byo kukwigisha ibintu bya karande hariya kuri YouTube yanjye, aho navuze ngo iyo karande utayisenyeye iragusenya. Iyo utayisenyeye iragusenya, iyo utayirwanije irakurwanya. Bivuze ngo iki? Nge wabeshya ariko ntiwabeshya Imana, na Satani ntabwo wamubeshya burya. Ni byiza ko witandukanya n'icyitwa icyaha cyose, kuko Satani na karande n'imivumo ntabwo bifatira kwa gusa, ahubwo bigira icyaha bifatira. Nushaka ubeshya byonyine gusa, haravuga ati nabonye agasimari. One day tugiye gusenga, muretse gake ibyuba biraremereye, tugiye gusenga. Ni agatekerezo batubwiye gikizwa muri 1945 ngo umugabo yagurishije inzu, noneho ngo nyinzu namubwira ati yewe nguhaye inzu yanjye ariko uriya musimari ko mwicare se murananiwe, ntabwo ntinda ajya sinya ntinda bagiye kubirangiza buriya. Yahagurutse kuri imbere y'Imana muzahagarara pakara. Gusa iyo mugiye muri banki muhagarara ibingana iki? Tarakwitirwa mu rusengero ngira ngo ni inzu nk'izindi. Na Yesu yinjiye masanga mufite abadayimoni kandi amaze n'igihe mu rusengero. Aramubwira kano gasimari ngiye nguhaye inzu. Akasimari ni ikibazo ati ntacyo rwose, gasimari se kari bisanzwe ngo basinya amasezerano avuga ngo mugurisha inzu ariko hasigayemo agasimari. Umugabo agira ngo yabikoze neza. Bukeye umugabo azana inyama y'akabenzi n'ingurube akamanika marigenda. Umusimari si we, inyama iranuka we. Umugabo atarika wabona umusimari wo isuwande. Mu masezerano twavuganye ko umusimari ari uwanjye, ngomba kumanika icyo ushaka. Imaze yamara kunuka akagarura indi. Uwaguze inzu yayisohotsemo yiruka, kuko umugabo yamanitse ku gasimari yiguriye. Rero hari umuroko rukizwa, Satani akamusigamo agasimari. Ka gasimari akajya amanikaho ikinyoma, akamanikaho ikindi, kigahamagara ikindi. Bivuze ngo atamanitseho ya nyama nta sazi yari kuza, nta munuko. Tugira abantu bihariye, ariko shitani asingamo agasimari. Hamaze kujyamo ibingana iki? Nyirinzu yarahita yagiye kumurega ati ngiye turarega nabi. Ariko mwabagabo mwe mugabo arampora ubusa. Twaguze inzu musaba agasimari kamwe, dore amasezerano umusimari ni uwanjye. Akajya amanika. Niko remera nawe bisinema agasimari, kurakara umujinya twaha duto. Satani araza akamanikaho ibinuka bikanukira umwami akigendera. Iyo umwami agiye karande zirakubona. Reka dusenga Imana. Zamura ibiganza bye dusenga Imana. Ai gitare kimana
byose uyu mwanya nciye bugufi ndagira ngo wongere ugendere muri njye nanjye ngendere muri wowe mwami nzenguruka impande zose kandi icyaha cyose kindi mukinkuremo ndumva ashaka kuba mushyashya nongeye kwakira imigisha yawe nciye ukubiri n'ibyaha byose byamurikiraga nemeye kwakira inama zawe ninjiye mu banyamugisha watoranije ninjiye mu bantu bagomba kwakira ibikomoka mu ijuru ndi umunyamugisha nona biniwa salamiwi angokefo lewa biniwa satora bakuyama yo vuga ngo niyaguye umwambaro wose mubi uwo satani yanyambitse uwo abantu banyambitse uwo amateka wanyambitse uwo karande yanyambitse uwo umuvumo wanyambitse nambaye umwambaro w'abera ninjiye mu rubyaro rwa Aburahamu ninutse umunyamugisha kandi niteguye ubwami bw'Imana ndagushimiye Imana kumpinduye mushyashya nta imbaraga zo gutsinda icyaha n'umwuka wera wo kugendana nawe bwa Yesu Kristo umwami wacu amen.